Nitwa Bernard Kanamugire. Jenoside yakorewe Abatutsi yansanze iwacu Rwamagana, niho narokokeye, ndashimira Imana. Imyaka 31 irashize Imana iturokoye kubw'ubuntu bwayo. Ni urugendo rurerure, ni imyaka myinshi, ariko nanone ni ibintu umuntu aba yumva yibuka nk'aho byabaye ejo. Ariko uko bimeze kose, imyaka nubwo ari myinshi 31, twabonye Imana mu buryo butandukanye. Twarokotse turi abana, tudafite ibyiringiro by'ejo hazaza, utarimo gutekereza ngo ejo nzamera nte. Turirimba ngo mbabare ngire nte, mbibwire ndunyumva. Turashima Imana ko ubu ngubu Imana yaduhinduriye indirimbo. Turashimira Imana ko yaduhaye igihugu kidukunda, igihugu cyaratwigishije, cyaratureze, kitubera umubyeyi. Kugeza n'uyu munsi turabishimira. Turashimira ingabo zaturokoye za FPR Inkotanyi. Turashima leta yatwitayeho, yaratureze, yaratwigishije. Uyu munsi tumaze kuba abagabo. Turashima Imana yaduhaye agakiza, yaduhaye kwimenya, ndetse uyu munsi natwe kuba abagabo bo guhamya ko Imana ishobora byose. Imana irasana, Imana iromora, Imana yaratwomoye. Abari abana natwe ubu ngubu Imana yaduhaye abana, yatwubakiye umuryango. Turabishimira Imana. Iki gihe rero cyo kwibuka ku nshuro ya 31, ubutumwa dufite nuko Imana ishobora byose. Imana yabanye natwe muri myaka uko ari 31. Turizera ko izakomeza kubana natwe no kuturinda nk'uko yaturinze.